Murakoze cyane. Izi ndirimbo nizo nasohoye zose ya Imana izakomeze ibafashe mukomeze muzikurikire. Jina langu liko kule, jina langu liko kule, jina langu liko kule mbinguni. Jina langu liko kule, jina langu liko kule, jina langu liko kule mbinguni. Jina langu liko kule, jina langu liko kule, jina langu liko kule mbinguni. Jina langu liko kule, jina langu liko kule, jina langu liko kule mbinguni. Sina jasho ndio, sina jasho ndio, sina jasho ndio mwishono. Sina jasho ndio, sina jasho ndio, sina jasho ndio mwishono. Sina jasho ndio, sina jasho ndio, sina jasho ndio mwishono. Sina jasho ndio, sina jasho ndio, sina jasho ndio mwishono. Besa nawe ndio, besa nawe ndio, besa nawe ndio mwishono. Besa nawe ndio, besa nawe ndio, besa nawe ndio mwishono. Amena. Akoze cyane kabisa. Yeah. Nizere ko mukomeje kunogerwa n'indirimbo nziza cyane. Abadukurikiye mu by'ukuri ngira ngo murabyumva. Kuko sentinya na mbibi zawe sha niringia kabutumwa. Niyo pamuteze wema kumushima kumirimo yakoreye. Kuko sentinya na mbibi zawe sha niringia kabutumwa. Niyo pamuteze wema kumushima kumirimo yakoreye. Niba Uwiteka ari kumwe natwe, umubisha wacu Muri yatangije umurimo, ni nawe izawusohoza. Niba Uwiteka ari kumwe nawe, umubisha wawe ni Muri yatangije umurimo, ni nawe izawusohoza. Muri yatangije umurimo, ni nawe izawusohoza. Muri yatangije umurimo, ni nawe izawusohoza. Amen. Amena. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu, nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe
murakoze cyane murakaza neza hano muri studio ya Betani hano imbere yacu murabona dufite umutumirwa wacu reka mbere yuko dutangira ikiganiro nawe ndetse muramubona muramuza benshi n'umuhanzi aranaturirimbira n'indirimbo reka banze atwibwire murakoze cyane nitwa Nyabitanga ndi umukozi w'Imana muri bwiza urakoze cyane ariko ukureba urasa n'umukobwa w'umunyamurengekazi twagira ngo kubera amatsiko y'abadukurikira natwe twese twibwire mu kinyamurenge kugira ngo abadukurikira babashe kutwumva kuko iyo twibwiye bene ubwo nguko ubu twibwiye nyine nk'abantu bagiye bavukira mu nzira kandi ndabona ibyo ari byo byose ushobora kuba waravuye umurenge urabizi uzi kwibwirana ushobora kwibwira abadukurikiye kugira ngo bakumenye murakoze cyane ngenda umusegege iwacu n'ahantu hitwa mu Rugabano murakoze cyane yego ndabyumva abadukurikira ngira ngo mwabimenye ko ari umukobwa w'umusegege akaba bari batuye mu Rugabano ngira ngo ubu nyine ntawe gituye mu Rugabano abantu bose bagiye mu Minembwe ngira ngo niho abasaza bari yego rero reka abadukurikiye ngira ngo mumaze kumwumva nanje tuvugana hano nitwa Pastor Nganira Charles nkaba n'umukozi w'Imana dukorera umurimo w'Imana hano Nairobi rero tukaba turi kumwe n'umuhanzi kazi ushaka kutugezaho indirimbo zinyuranye zimwe ziwe izindi nanone zirimo ibihangano by'umwuka ashobora kutugezaho kugira ngo tubashe kunogerwa n'iki kiganiro cacu cy'uyu munsi rero tumirwa wacu ni karibu wisanzure hano muri studio ya Betani kugira ngo abakunzi bacu ubashe kubagusha neza babashe kwinjira kabisa mu mavuta umwuka karibu sana Imana igumugisha Mungu wangu nakupenda ukiwa upande wangu yote salama. Mungu wangu nakupenda ukiwa upande wangu yote salama. Farijika utaona kazi ya mikono yake itakushaka. Farijika utaona kazi ya mikono yake itakushaka. Amena murumva rwose ko dutangiye akura dupipa kabisa komeza nanone uturirimbire iriya ndirimbo twari tumaze kukubwira ese ubundi uzi indirimbo z'igipfurero n'ikibembe cyane umaze kuzibagirwa ariko urazizi bankugiriye turirimbira kugira ngo badukurikiye ubu nyine turataramye turi mu gitaramo murimo murabibona ko mu by'ukuri ibiri imbere byo mu byitege buri muntu wese ntave kuri kamera ntave kuri televiziyo aha yareba kugira ngo tubashe gukomeza kugubwa neza ni karibu Wanyatapasheule uja musangano yambuka etu ya mwikulu kusangana na mabikalo Wanyatapasheule uja musangano yambuka etu ya mwikulu kusangana na Bukajika mutubai basoti wajana mukai Ali Yesu suwai Ali Yesu mwana na ya urute watai
murakoze cyane. Ushaka kudusobanurira mu kinyamurenge kugira ngo abantu babyumve? Je bako nabashije kumva gatoya karavuze ngo umuhana wahiye n'abagabo buzuye umuhana. Ngo Yesu niwe wenyine ushobora kuzimya. Imana igumugisha kabisa. So reka nanone dukomeze turirimbe indirimbo nanone zo mu karatasi. Zo ushobora kuba wibuka za ruguru twaririmbaga kera mu bitaramo mahombe kugira ngo zikomeze zifasha abantu. Nutabasha kuja kune ngo wambuke n'inyanja nino harabapagani bagarurira Yesu. Nutabasha kuja kune ngo wambuke n'inyanja nino harabapagani bagarurira Yesu. Nutabasha gushibuka kuigisha kapuro wakugezi vzurukundo umubwiza wawe. Abantu bari mu kaga Yesu aragutabaza tukagira ivuguti ntacyo nakoze. Wishimire gukoreshwa hitamu umurimo we maze usubize bwanguti ihano nk'abitumaye. Nutabasha gushibuka kuwigishe kaporo wakubera iby'urukundo kumubwira amabanga. Abantu bari mu kaga Yesu aragutabaza tukagira ivuguti ntacyo nakora rwose. Wishimire gukoreshwa hitamo umurimo we maze usubize bwanguti ihano Amena. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nizere ko mu by'ukuri abadukurikiye mukomeje kwishima ndetse no kugubwa neza mukurikira izi ndirimbo ziririmbwa n'umuhanzi Aline. Aline, Imana igumugisha. Ndabizi neza ko abantu bagukunda kandi bagukurikira. Rero kugira ngo ubone indirimbo za Aline nuko uja hariya kuri YouTube ukandika izina Aline Nyabitanga cyangwa se Nyabitanga Aline, urabona indirimbo ziwe zose yaririmbye cyangwa se n'izindi zose akiririmba uzazibona hariya. Hanyuma kugira ngo uzaze uhora uzibona bitakugoye wiyabone ukande hano hasi handitse subscribe, nuhakanda cyangwa se handitse abone urahita ugera kuri channel ye. Indirimbo zose azoza aririmba zizaza zigera kuri telefone yawe cyangwa se kuri mashini yawe kugira ngo ubashe kuzikurikira. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Reka dukomeze, ntabwo turasoza. Tushoke uva kuri televiziyo yawe cyangwa se kuri telefone kugira ngo ukomeze unogegwe n'izi ndirimbo Aline aturirimbira. Reka nanone uturirimbire iriya ndirimbo y'igiswahili iriya twari twavuze kugira ngo nanone abadukurikira bakomeze banogerwe n'indirimbo tubaririmbira nziza zirimo ibihimbano by'umwuka. Ni karibu. Kila mwanadamu awe yote, elimu nyingi haitoshi bila Yesu. Watoto wengi hawatoshi bila Yesu, na utajiri hautoshi kabisa bila Yesu.
Amen. Imana iguha umugisha kabisa. Hanyuma izi ndirimbo uririmba iyo uziririmbye wumva zifite akahe kamaro muri wewe, cyane cyane duhere kuri wewe, abandi ko barabyiyumvira ko ikibafasha ko baracumva. Ese iyo uziririmba wumva bikumereye gute? Ubyumva ute? Wumva reka ndeke kuvugira ibyo wakavuze. Izi ndirimbo ziributsa ibintu byinshi cyane. Yego. Mu buhamya nagiye ntanga cyane, navuze kenshi buhamya Imana yagiye dukorera bw'iwacu ruguru muri Kongo. Izi ndirimbo nizo zaranze iwacu. Izi ndirimbo n'umwimerere w'iwacu, indirimbo zo ku makaratasi, indirimbo zo ku mpapuro twagiye twumva n'ababyeyi bacu n'abari bakuze kuri twe. Jewe niga gusenga n'izi ndirimbo nize kumva baririmba, zirafasha cyane, ziba mu mutima wanje. Izi ndirimbo iyo nzibutse zigira umumaro mu mutima wanje, hari icyo zakoze n'abandi benshi ntazi bavuye iwacu. Izi ndirimbo hari icyo zakoze mu mitima yabo. Ni indirimbo kabisa zagiye zifasha abantu n'ubuzuke bwinshi bwagiye buba iri haruguru. Izi ndirimbo nizo zagiye zibafasha cyane iri haruguru iwacu. Niyo zitekereje nibuka gakondo yacu, kibuka imisozi iwacu, kibuka n'icyo Imana yakoreye muri ya misozi. Turirimba zino ndirimbo habaye ubuzuse bwinshi bwo gutekereza Imana no kuba mu Mana. Niyo mpamvu tugejeje n'ubu Imana dukomeje kuyikorera. Zavuye ruguru iwacu iri haruguru niho Imana twayiboneye. Urakoze cyane, ni ukuri ko izi ndirimbo ziza zifasha abantu. Si wewe wenyine zifasha abantu benshi, naje ubwanje ziramfasha. Iyo numvise baririmbye indirimbo twaririmbaga ruguru iwacu, numva arizo zimfashije cyane kuruta ndetse na ziriya zindi ziri mu kuririmbwa izi tukorasi. Ariko mu by'ukuri nagira ngo mbwira abadukurikira ko mu by'ukuri izi ndirimbo ni ngombwa kuzigaruka, ni ngombwa ko tuzumva, ni ngombwa ko nanone zongera kandi kugarura amateka n'ubwiza bw'Imana twabonaga twagiraga kera. Imana ibaha umugisha abadukurikira mu by'ukuri, kandi iha umugisha n'umutumirwa wacu. Reka dukomeze iki kiganiro cyacu tubabaza abatumirwa bacu kugira ngo n'abadukurikiye bakomeze banogerwe n'ikiganiro cyacu. Mutubwire ese muri izi ndirimbo uririmba n'ubutumwa ugenda uvuga hirya no hino, twagira ngo utubwire hano Nairobi muri ministeri ufite y'uburirimbyi, utubwire imbogamizi uhura nazo zivuga butumwa. Ese iyo ugiye kuivuga butumwa cyangwa se uja kuririmba, hari aho ugonganira n'abandi muririmbana, hari ibibazo uhura nabyo hirya no hino. Ibyo byose uragenda ubitubwira kugira ngo badukurikiye bagende babyumva, ndetse n'abagufitiye umutwaro wo kugusengera bagusengera. Ikindi uvuge n'ibyiza wabiboneyemo, kugira ngo n'undi wese witinya, cyo ngicura kivuga nyuma, undi wese witinya ugitangira kugira ino mpano yo kuririmba, agatangira kwitinya ko atazashobora, azahura n'ibibazo, umuremye umutima, ubabwire ibyiza wabonye, bazuvuge imbogamizi uhura nazo. Urakoze cyane, ni karibu mama. Mu muhamagara hawe imbogamizi nyinshi. Jewe tangira bino bintu nahuye n'intambara nyinshi cyane. Nahuye n'intambara z'abantu, abantu benshi bamfuza bambwira ko ibi bintu utazabikomeza, ibi bintu bizashira,
bamwe bakambwira ko ari iby'ubwana bizoshira, abandi tuvuye mu bwana tumaze kubikora dufite ubwenge atangira kutubwira ko ari ubusore bizarangira. Ibyo ni bimwe bigenda bipfuza bamwe mu muhamagaro. Twumvise amagambo menshi, njyewe ku bwaje nagiye numva amagambo menshi kugeza igihe yageze no mu muryango wanje. Mpura n'intambara nyinshi cyane, no kubo tuvukana mpura n'intambara nyinshi. Bimwe bavuga ko ari uburara, abandi bakavuga kuko nyine ari ibintu nyine ntumvira, mbese umuryango ibintu nagiyemo si bizi. Ariko nza nibuka umunsi umwe ndyamye, natekereje ikintu kimwe, nari Kigali, bigeze kundega abantu bavandimwe banje bandega kuri muzehe, basa nkaho bamundegera kuko nabaye ikirara nyine ngenda mu ivugabutumwa, ngenda gutarama hirya no hino, nkora ibino bintu nyine bisa n'ibintu bigiye ko kundegura ko kunja intege. Ariko iza kwibuka haza indirimbo imwe ivuga ngo basirikare bakisone muzuki. Iyo ndirimbo nayumvise kera kiri ruguru cyane, kiri ruguru cyane, numva na umugabo umwe ayiririmba. Iyo ndirimbo yasubiye kandi kuzamo ndi mu Rwanda igihe mfite ibyo bibazo, intambara nishi za famiye nishi batashakaga kuko nkomeza, bavugaga kuko nararutse nabaye nyine ukuntu nyine nawe urabyumva uko babivuga. Bimwe mu biduca intege mu muhamagaro tuba dufite, n'ibyo biduca intege n'amagambo menshi. Nagiye numva amagambo menshi asa n'ibintu nyine binaniza, ariko nza gukomera cyane. Iyo ndirimbo iza kunkomeza, nza kuyitekereza, iza mu nzozi ndyamye, niririmba kuyizi ivuga ngo basirikare ba Kristo nimuzuke, murasane n'isi ni mubi muze mugwa niyo ntambara nziza, ndori ibendera twahawe n'umusaraba. Basirikare ba Kristo muzuke, murasane n'isi ni mubi muze mugwa niyo ntambara nziza, ndori ibendera twahawe n'umusaraba. Sindayimenya neza uko ikurikirana, ariko ko ndayiga kugira ngo zayisohore, kuko hari aho yangejeje muri icyo gihe mu ntambara zimwe nari mfite, numvaga ngiye ko kureguka. Kumva umuhamagaro ufite urimo intambara nyinshi, urimo ibibazo byinshi, urimo nigera igihe kimwe guhura n'intambara. Icyo gihe nari Kigali, nari Gikondo, 9 gutya. Icyo gihe habaye ubuzutse Gikondo, habaye ubuzutse bukomeye, buteye ubwoba. Zane mu kigihe kimwe nigeze kunezerwa, ndaguruka igwa ku kigega hejuru cy'amazi, ngeze hejuru nanirwa kugaruka, mpamagara abacu ngo baze bakoreye. Hari ubuzutse buteye ubwoba. Nigeze kubona dusengera umugore umwe wari urwaye muri izo ntambara nari ndimo, ariko nari ndi mu bibazo byinshi cyane z'intambara nyinshi, n'amagambo menshi, amagambo yayandi mu Kristo yahuye nayo mu gikombe. Bwari ko yumva amajwi amwe hamuhamagara amunaniza umucogoza. Naje niyo majwi nari ndimo yari kwampamagara ananiza kabisa, numva kabisa ntibukiye mu ibenga y'umunezero n'ubusutse bwinshi cyane, ariko mu ntambara nyinshi, mu bibazo byinshi cyane. Nicyo gihe iyi ndirimbo yaje. Nigeze gusengera umugore umwe ari muri Amerika, yari yararwaye
turagusengera imigozi yari imuboshye iracikagurika neza. Aravuga ngo muze mu mpambure ndakisa. Icyo gihe rero asaze ari umusazi bene ibihugu bahambiriye imigozi amaboko n'inani. Icyo gihe turagusengera arakira, aravuga ngo muhambure arakize. N'ubu ari muri Amerika, namuherutse icyo gihe. Ariko tubona Imana. Hari undi twasengeye uri Rongayi mukamushambana mugira rero. Icyo gihe bari baraje baramurambika aho ngaho turamusengera. Ku munsi wa kabiri saa 8 arabyuka. Icyo gihe byabaye ndi mu ntambara nyinshi zicogoza cyane kwari mu ntambara nyinshi, ariko Imana ikoresha ibitangaza byinshi icyo gihe ndabyibuka. Umuhamagaro ugira intambara nyinshi n'ibibazo byinshi bikomeye. Icyo gihe narakomeje, iyi ndirimbo iramfasha, mbasha gukomeza. Icyo gihe ndibuka ko nagiye kwa mzee Kamburishi, yari inshuti yaje. Ndagenda, yari inshuti yaje, yari umusaza akunda cyane. N'ubu yapfuye mukunda, hari ibintu byinshi namwigiyeho kandi zahora mvuga. Arazengera, arambwira ngo iyo umuntu atangije umurimo w'Imana tugira intambara, uzamenye kuko uwo muhamagaro ntawe uzamuhara. Arambwira ngo nimbe utangije igikorwa cyangwa se ugatangiza umurimo cyangwa se ugahamagarwa n'Imana ukabona nta ntambara uhuye nazo, nta bibazo uhuye nabyo, arambwira ati n'umuryango usangizaho wageza naho uguta kubera umuhamagaro. Abwira ibintu byinshi cyane, arambwira ngo aha niho uhagaragariza umuhamagaro wawe Imana yamuhamagaye. Numva ndakomeye, mubwira indirimbo na rose, iyo ndirimbo nyine ndirimbye basirikare ba Kristo. Arambwira ngo ngiye kumusengera, icyo nzi neza ni ukuzagera ku kintu gukomeye. Nagiye kumusezera 2017 nari mvuka ibuvira, ndagenda kumusezera. Icyo gihe yaragwaye cyane, icyo gihe yaragiye kugenda ndamusezera kabisa. Ariko nibuka ibintu yabwiye, nubaho ngeze kuri uyu munsi n'amagambo yagiye akomeza agenda abwira umuhamagaro. Ariko umuhamagaro w'intambara nishi umuntu uzucikira mu ntambara ndaba yarahamagawe kabisa, niko nzavuga, ndaba yarahamagawe. Hari abantu benshi babona intambara bagahura n'imisuko y'intambara bagacogora bakananirwa, ariko tuzatwigiramo tukaruha tugasa n'abayirenza kandi tukirimo. Urakoze cyane. Yego muri izo ntambara zose tugiye gusoza izo ntambara kuzivuga, mwagiye mucamo, ni iyihe ntambara warwanye ukumva wasubira inyuma? Uko iyo ngiyo y'ababyeyi n'abo mwavukanaga muri ministere mu murimo imbere, ni iyihe ntambara, ni izihe ntambara ahuye nazo zaguciye intege ukumva wocogora? Ni intambara nyinshi duhura nazo, duhura n'intambara nyinshi z'ibibazo byinshi bitandukanye, bimwe tutavuga, ariko hari bimwe zamvuga jewe nagiye mbona ku buzima bwanje, jewe mbasha kuvuga. Iza nibuka igihe kimwe Imana yigeze kumbwira ngo sinkaje igitaramo kwa musaza wanje mukuru, kandi niho musaza wanje mukuru aba. Twadusenga, Imana irambwira ngo sinje igitaramo, kandi sinje muri ngenda, nari ndi kumwe na muramu wanje, nabanaga na muramu wanje umugabo wa mukuru wanje. Imana irambwira ngo tugende tujane nabo bahabimuka, kandi tuje mu igitaramo. Sigara ku musozi jenyine, hari igikondo. Muramu wanje arimuka, ubari Burundi ibwagiriza, arimuka n'umugore n'abana, sigara mu nzu jenyine, nta kazi ifite, ndakora nta kazi ngira. Ariko kubera umuhamagaro n'ijwi ry'Imana nari numvise, Imana yambujije inshuro 2, irambwira ngo ntugende igitaramo, ukagenda muri ngendo ugakurikira abandi babagenda. Icyo uzabona tukavuga ikintu cyarabaye, ariko mbaye kubwiye tukagenda, guma hano uzabona imirimo y'Imana. Sigara mu nzu jenyine. Iza nibuka ko nasigaye mu nzu nta kintu na kimwe sigaranye, najyamaga ku gitanda kiziri matora izu izira itere bibutsemo iyo nzu ndayibuka. Yari inzu bene iyi bateye karabasasi, uburoko gusa na karabasasi utayari hari.
zari bitaka kuko ubona amadirisha inyuma zari inzu kera nyine twagiye tubamo izi nzu nyine turiha abantu bari batarafatisha mu Rwanda 98 ya sigara mu nzu nyine ku musozi. Ico gihe bavuze ibintu byinshi cyane tabasha kuvuga, ariko kubera kuko nari mfite umuhamagaro w'Imana n'ikintu nari navuganye n'Imana, ndavuga ngo kuvuga ngo sinumvira Imana, nareka kumvira abantu ariko kumvira ijwi ry'Imana. Sigara muri iyo nzu nayigizemo ibyumweru 2 kuko bari bayimutsemo basigamo deposit yarigiye kurangira. Noneho ndibuka ko bagiye nisigaramo jenyine aho hantu niyo senga ndapibitse Imana nisigaramo jenyine. Icyo gihe abantu bavuga ibintu byinshi cyane, ariko iyo wicaye ku kintu uzawumva ntabwoba ufite. Ibyumweru 2 bishize nibwo umuntu yaje kumbwira, arambwira ati ngwino naguhaye inzu. Ngenda muri iyo nzu mushike ngiriramo ibibazo byinshi cyane, tuyihuriramo n'undi muntu nawe ayiheza undi muntu, tuyihuriramo turi 2. Ibyo ni ibintu nagiye mbona. Naje kubona indi nzu mbamo nahuye n'intambara nyinshi ariko z'umuhamagaro. Abandi bantu batumvaga ntabashaga no kubwira abandi bantu ukababwira ngo uyu ni umuhamagaro. Hariho bimwe uzuhura nabyo ukagira isoni zo kubibwira abandi bantu ukabivuga uko bizasohoye, ariko iyo uhaye Imana n'umuhamagaro w'Imana, Imana ishobora kukunyuza mu mazi, Imana ikakunyuza mu misozi myinshi, Imana ikakunyuza mu muhengeri mwinshi, ariko ni wowe ubuziranye n'Imana icyo wavuga. Ariko kuri ubu sinarizi ko kuri ubu nzaba ngeze muri Nairobi. Nagwanye intambara nyinshi z'ibibazo byinshi n'ubukene bwinshi no kwishura inzu, byari bigoye cyane. Iza nibuka Imana yakoreye ibintu byinshi. Nize ibintu nigeze kwiga ibintu by'imyuga, nja kwiga amezi 9. Iza nibuka ko twarangije tubona akazi dutangira gukora, ariko ngihaye niga tugiye kurangiza mpaye ngenda narigeze ahantu mpaye niruka cyane, numva ko umuntu abwira ngo nubikora ko kazi ariko tugara kaho. Ndagenda ngerayo ngira ngo none n'umuntu wampamagaye, ndagushaka ndamubura, ndataha turataha n'abandi sinababwira, buraca turagenda kandi ngogere hajya kandi mpangenda numva bamutarampamagaye, arambwira ngo ibyo urimo ntabwo ari byo uzakora, ntabwo ari ku kazi kawe. Ndanga ndakomeza ndarangiza, bukeye dutangira gukora. Imana irambuza itumaho umuntu, ndanga ndakomeza, ariko nabivuyemo nagize ikibazo kubera kuko nari ninangiye, kandi Imana yari yatumye abantu 2 kose baza kumbwira, nanje yabibwiye ndaceceka, ariko mbivamo, ariko nahuye n'ikibazo. Urumva umuhamagaro w'Imana iyo utawumvise muri uwo mihamagaro, nahuye n'intambara nyinshi mu muhamagaro wanje, ariko aho ngeze kuri uyu munsi ngeze ahantu kabisa numva ko umuhamagaro w'Imana ukomeye. Sinavuga ngo ngeze ahantu numva shitse, ariko aho ngeze numva ko ngeze ahantu umutima wanje umva uko usa n'utuje. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Mu by'ukuri umuhamagaro w'umuntu habamwo ibintu byinshi cyane umuntu agenda ahura nabyo, ndumva arahuye n'ibintu byinshi, kandi byose ntitwobibara ngo twobivuga ngo tubirangize. Gusa nyine nanone twavuze ko hari ibindi byiza cyane nanone umuntu ahura mu muhamagaro. Aho bigeze ahangaha hari uburyo wari ubikomejeho uvuga ngo nanone Imana yakomeje kuba mu ruhande rwawe, ibyo Imana yagiye ikubwira byagiye bisohora. Rero kugeza ubu bihagaze gute? Kugeza ubu nibihe bisubizo, nibihe byiza wobwira abanyamihamagaro cyangwa se abandi baye bashaka? Ikintu nabwira abantu nabo banumva, nakomeje bivuga mu biganiro nagiye nganira, hari abari inyuma yacu kandi hari n'abari imbere yacu, nabo bari mu muhamagaro kuko ariko bari mu igeragezwa nk'iryo, n'abandi batangiye bafite ibibazo nk'ibyo. Rero iyo ufite ibigeragezo byinshi kandi ugitangiza uzugira ngo tibizoshira, Imana izikubwira ngo birarangiye, ukagenda imyaka n'imyaka urugendo bwacu, Imana ikakubwira ngo birabaye, ukagenda imyaka n'imyaka, Imana ikakubwira ngo birabaye, ariko
ubutayu buza buba burebure, ariko iyo ubusohotsemo nibwo uvuga ibyo wabayemo. Nabwira abantu bari mwigeragezwa cyangwa se bari muri ubwo butayu bw'imihamagaro yabo, kuko bakomera bakagera ku ntego. Ntawuzi ugera guca ashaka atanyuze mu butayu. Imana izisimba hano ikakwereka hariya imbere, ntikwereka ibiri hano. Ibyo uzanyuramo ntizibikwereka, izikwereka imbere ikakwereka ibyiza uzabona, ariko hano ikahaguhisha. Ariko haza haba igitondo kimwe ikabikugezaho. Nabihanganisha abantu bari mu ntambara z'imihamagaro. Umuhamagaro kugira ngo ugereho biba bigoye cyane, ariko iyo ugezeho uzuhabwa intsinzi ikomeye. Urakoze cyane. Kugeza ubu ni iki kihe kintu ushobora kubwira abadukurikiye cyagiye kikubaho ari Imana ikaba mu ruhande rwawe? Ndatekereza jewe nahuye n'intambara nyinshi kuko nazivuze zimwe sinza zivuga, ariko hari ibintu Imana yagiye indinda muri uwo muhamagaro. Hari umuhamagaro ibintu zashatse ko kunaniza. Nahuye n'intambara nyinshi z'ibibazo, nakoze impanuka nyinshi zimwe ziva ku muhamagaro, ariko Imana igenda zisimbutsa singira icoba. Bundi kandi Imana yandinze urupfu rw'isumu, izabivuga. Imana indinda isumu barishije Mucyai. Bayishira Mucyai. Ariko ukiri aho ngaho tubabarire, nubwo nyine twakomeje kuguhata ibibazo, kandi ni byiza n'abadukurikiye ko barabikurikira kandi barashaka kubyumva neza. Ari ikintu uvuze cyuko Imana yakurinze impanuka, kandi Imana ikurinda nanone uburozi. Twagira ngo wenda mu magambo make, wenda nubwo utarambura cyane, utubwire uburyo Imana yakurinze impanuka. Icyo kivuge nurangiza utubwire uburyo Imana yakurinze uburozi. Hari impanuka imwe nkunda kuvuga cyane, ni impanuka nyinshi nakoze. Nza nibuka umunsi umwe nakoze impanuka ngeze ahantu mvuye za Gitarama. Gihe twari tuvuye mu Rwanda, nari mu Rwanda, twari tuvuye Icyangugu turi timu ya korali. Noneho nyura Gitarama kwa musaza wanjye, ndahanyura gutya nimugoroba ndataha. Ngeze ahantu hasa nibari habahita ku Kamonyi, numva ko umuntu ambwira ngo senga. Uri mu modoka? Ndi mu modoka ndasenga, kuko numvaga ari umuntu umbwira cyane senga. Noneho ndasenga, mpita nsenga. Narasenze mvuze amagambo abiri, duhita dukora impanuka. Nza nibuka iyo mpanuka hafi y'abantu babiri. Nza nibuka ko nakubise akanwa ngakubita ku ntebe yari imbere, ariko n'abandi barakomereka. Imana irandinda uwo munsi sinava. Imana iza mvuga kuko uwo munsi Imana yandize, kandi natekereje kuko naje nari mu bafa, kuko n'abapfuye twari twicaranye. Ngatekereza kandi iyindi mpanuka Imana yaturinze, turi kumwe na Pastor Serende n'undi mu mama ngo ni Media na wari hano umoja. Twagiye Kibungo mu ivugabutumwa, ariko buca tugenda haza umusaza umwe ngo ni Rukema w'umusenzi. Ubu yarazamutse, Imana yaramwimuye. Noneho aza gusenga mu rugo. Ashitse asanga dufite urugendo rwo kuja Kibungo, buca tugenda Kibungo. Noneho asenze aravuga ati ndasenze, ariko twari twanamubwiye kuko dufite urugendo rwo kuja Kibungo. Aravuga ati se ejo muzagenda mu ivugabutumwa? Turamubwira ngo ejo tuzaja mu ivugabutumwa Kibungo. Aratubwira ati mbonye mugiye ariko mukoze impanuka muri babiri, ariko mugiye muri batatu. Atariko mbonye mukora impanuka muri babiri. Iza nibuka uwo munsi aradusengera, ngo bari kudusengera. Noneho dukomeza tumubaza abazakora impanuka bariho. Noneho aratubwira ati mbonye mukora impanuka muri babiri, kandi muri batatu, ariko undi yayikora. Noneho aza kutubwira kuko abazakora impanuka ari jewe na Pastor Serene. Noneho turagenda aradusengera, ariko aratubwira ati ngiye kubasengera, ati mugira ikibazo. Turagenda dukora ivugabutumwa, turarangiza kuwa mbere tuzuka tuza. Tugeze ahantu nibari Kayonza, sinzi Kayonza habaga ikigo cy'ishuri cy'abanyeshuri
uwo mudamu yururuka mu modoka twari turimo agiye kureba umwana we wabaga muri ico kigo. Kujya yururutse muri ya modokari twari duteye nk'intambwe kazingahe, imodokari yacu amapine yose avamo, imodokari irarara umusozi wose. Izabyibuka uwo munsi kuwo mudamu yirukaga inyuma y'imodokari agenda avuza induru ko twapfuye. Ikintu nakoze naravuze ngo Mana udutabare. Nije wasenze muri iyo modokari, kuko bariko badukururira hasi, imodokari irarara umusozi wose yonyine iragenda irahagarara. Tuvamo twese ntawakomeretse, nta n'uwe uyasharatuye, ntawakomeretse, ntawagize gute. Badukwegera hasi, imodokari yabaye umwotsi gusa. Twari ko twitera ejo tugasanga abantu baratugose gusa baratwuzuye, ariko shima Imana. Nza nibuka kuko Imana yaturinze iyo mpanuka. Nza nibuka undi munsi kandi nagiye kubwiriza ngeze Sonatibe kora impanuka ya moto, kandi Imana yari yabivuze. Kora impanuka ya moto, Imana yari yabivuze. Bageze za matatu nani ziriya imodokari ziriya zinini bazita amabisi zifungira fure zombi hagati, imoto incurika mu muhanda Sonatibe. Twari tugiye kubwiriza na Serende Kimironko, hari nimugoroba, noneho kora impanuka gutya, ariko Imana yari yavuze iyo mpanuka kuko ngiye gukora impanuka. Uwo munsi Imana ikiza iyo mpanuka. Nizo mpanuka Imana yagiye ikiza, izindi ni nishi navuga, ni nishi kandi Imana yazivuzeho. Ikindi navuga kandi narivuze, Imana yakijije impanuka z'abasumu, Imana igenda izindi. Urakoze cyane. Yego, ndabyumva nukuri. Imana ishimwe ko ikibafiteho umugambi mwinshi wo gukorera Imana iracabashizeho amaboko. Rero Imana ishimwe kuko yakomeje kubarinda izo mpanuka zose mwagiye mugira z'imodoka. Burya iyo umuntu Imana ikomeje kumurinda, Imana ibikimufiteho umugambi wo kuzayikorera, wo kuzagira icyo asiga, wo kuzagira icyo amara. Urebye uko abantu babayeho, hari igihe umuntu abona arokotse akagira ngo ni ku mbaraga ze, ariko ni imbaraga z'Imana. Kandi Imana ibifite umugambi, ibifite impamvu itumye igukiza. Ni ukugira ngo tuzabe turi kuri kamera none aha ngaha uhavuga ibitangaza by'Imana. Imana ishimwe. Reka rero dukomeze nanone tubwire uburyo Imana yagukijije uburozi, kubera ko abantu ibi byose tuba tuvuga ni ukugira ngo ibyo tuvuga, ubuhamya mutanga bugere ku bantu benshi kandi bubafashe. Hari abari mu mazu baheba gutegera, hari abari mu modoka, hari abari mu muhanda. Abantu bose baheba bategera ubu buhamya bahura n'ibibazo nk'ibi ngibi, bakomezwe mu buryo bishobora kubakiza no gutekereza ibibazo baba barimo mu mihamagaro yabo. Reka ukomeze uvuga Imana izirinda umuntu uburozi. Isumu nubwo boyishira mu biryo, Imana yo igufiteho umugambi ntizayemera kupfa. Urakoze cyane. Hari ibintu ngenza mvuga rimwe na rimwe, nza nkunda kubibwira abantu cyane, niyo mpaye mvuga burya hazapfa umunsi w'umuntu. Kandi hafuwagejeje ku munsi wo gupfa, igare ryiwe ryageze. Rero n'umwica nawe kugira uzavuga ngo naka yamwishe, nzatekereza kuko azayiteranya nawe. Yego. Ariko je nabonye bampa isumu, umuntu ashirira Mucyai. Mucyai wari ukiba muri Kongo cyangwa wari mu Rwanda? Wari mu bice by'u Rwanda. Okay, sawa. Noneho umuntu ashirira isumu Mucyai. Mwagiye kuvuga ubutumwa se cyangwa wamuzindukiye gusa bisanzwe? Nari mu rugo iwanje, azinduka mu rugo iwawe. Noneho ashira isuka icyayi gishyira ku meza, muzumu wawe nza kuzana amandazi ku muhanda. Yego. Ngarutse nsanga yaruzi icyayi ciwe karanywa, icyaje nacyo kiraho nagisutse mu nari ashira mu isumu. Kandi ari inshuti yagusuye? Ari inshuti. Ikintu nabonye kandi gikomeye,
kandi cyateye gukunda Imana kandi no gukomeza gukorera Imana. Natangajwe n'ibintu bibiri nizo zakunda kuvuga cyane. Ya sinari mbizi, nari no kukinywa, sinari mbizi ko yashizemo. None ndangije gusuka amandazi. Icyambere yari mu wawe. Icya kabiri niwe wari wagitetse cyari cyawe. Usohotse gusa ugiye kuzana umugati amandazi ku muhanda ugarutse kugira ngo musangire. Ikindi wari umwizeye kuko yaragugendereye. Yari inshuti kabisa. Kuko je tacha namutekerezagaho kuko yari inshuti yaje. Ya noneho ndaza nsuka amandazi ku gaprakari karaho. Kwisafuri kwisahani. Ndangije akabakaraga telefone numvaga telefone karasonye. Kasonye utaramwicara nari mpagaze ntarika yagisutse yakirunze jewe narasudije wagisutse nije wagisutse suka igikombe cyanje suka niki nibuka ko tazanye amandazi urasohoka ndasohoka nja kuzana amandazi ngatse nzana agasahani kari karahushize amandazi none ndangije gushira amandazi usanga yakoroze ikiwe cyayikaramu sanga karamo cyakindi ciwe yego yakomeje iwanywa icyayi cyanje kiraho ndangije gusuka amandazi nibwo numvise telefone isoni ndamubwira ati ngaho ukomeze umucayi noneho nitavye telefone irambwira ngo nisohokeje hanze arambwira ati suri kumwe nande ndi kumwe n'undi muntu ntiwamubwiye uwo ari we baramubwira ati n'undi muntu ati sohoka noneho arambwira ati nisohoke gatoya tuvugane ndasohoka gatoya mbwiye mugenzi wanje ndamubwira ati wowe komeza umucayi je ndaje ndasohoka ngera hanze ngeze hanze arambwira ati wasutse icyayi ndavuga ati nasutse icyayi ibikombe bibiri aho ati ku meza yawe wasutse icyayi bibiri wari nde waza uguhamagara n'umuntu wari uri mu masengesho ari mu cyumba yari amaze iminsi 3 ahasenga ariko imirongo naje nari igikombe uko nokuri twamuvuga noneho Imana naratangariye Imana n'umukozi w'umuhanga kandi Imana itubereye maso nzabwira abantu muti bakaza bagira ubwoba Imana itubereye maso noneho arambwira ati kiriya cyayi wasutse bagishize mu isomo nta muntu waje mwicaranye araguhamagara ati mu wawe kuraje kunywa icyayi icyayi wasutse ibikombe bibiri umuntu waje mwicaranye yagushiriye mu isomo tukimwe yambwiye inshuro zine ngezi zinambwira wumvise uko nakubwiye ndavuga ati numvise kuko ibyo yambwiraga sinabyumvaga n'ubu sinzabyumva wari tayari kunywa icyayi kandi mu wawe n'umushitsi uburyo uri bukireke ndamubwira arambwira ati se wumvise uko nakubwiye nicaye mu cyumba ko ndasenga amaze iminsi uyu n'umunsi wa gatatu uwo muntu mwicaranye byagenze gutya yahawe isumu ni yaduye yatumwe kuza kugushirira mu buryo cyane none mfumije cyane ambwira ingenzi zine ambwira ko ntasimbicho cyane ndamubwira ati numvise nuko arambwira ati genda nushigera mu rugo fukame dushima Imana kuko Imana isize imva yarirangaye abari kwakubwira ubwo guragaruka ndagaruka ngeze mu nzu ndapfukama ndawarasenga turashima Imana uwo muntu muyamusangira icyayi wa muntu iwe yicaye aho ngaho jewe nariko nsengana nawe ndi kuri telefone arambwira ati ugende ufukame nanje mfukame dushima Imana ikurinze urupfu ndagenda ndapfukama mu nzu turashima Imana uriya muntu ahayumva noneho turashima Imana turangije rero ndaje toreye icyayi kijanye mu gikoni mu hantu najanaga nashimuraga ibintu byanje ndagaruka nicara ndamubwira nti jewe ntabwo mwishaye haracari kandi ndaza kukinywa bukeye wowe komeza ntiwamubwira ibindi kintu cyatangaje Imana nuko yatumye undi muntu kandi nagiye kumva n'umuntu arampamagaye arambwira ati ndaje ndi kuri moto dushima Imana ikurinze urupfu dushima Imana nawe ari ahandi hantu hatari Kimironko dushima Imana bari ahantu hatandukanye dushima Imana isivye imva
irangaye asubira muri cya kintu kandi wa mutwari nawe yavuze ya Imana ni umukozi w'umuhanga cyane ukira aho ngaho burya umaze kumubwira wa muntu wagambiriye wa mugambi wa natumwe wabonye amerate uko abadukurikiraga bafite amatsiko yo kumva nubwo sinshaka kubyinjiramo cyane ndahababereye kugira ngo mbabarize ese okay tumutubwira ibyo ntitumugusabye tunashaka no kumumenya ariko turashaka ngo utubwire uburyo satani yakozwe n'isoni burya satani yaratsinzwe je ariko nzavuga kandi yaratsinzwe nyine gusa ikintu jewe nzavuga nzabwira abantu ngo tibakaza bagira ubwoba Imana itubereye maso nabonye Imana uwo munsi kandi Imana ukuntu nayibonye nuko yatabaye taragucucaye taragucucaye kandi giteretse ku meza Imana ikampamagara taraki nabonye Imana uwo munsi urakoze uyu muntu wari watumwe bakutubwira reaction yagize usubijeyo igikombe cy'icyayi kandi wagisutse ari mu wawe urumva iyo uje kuba ari w'abandi cyangwa muri restaurant cyari kumvikana ariko mu wawe iwaramwoye wowe ntumwoye byagenze gute burya iyo umuntu yakoze ikintu habe n'umujuri iyo yibye n'umuntu wese yego nawe urabizi udahinduka hahise haba isura nyine y'umuntu ukoze ikintu yego habisura nyine y'umuntu ukoze ikintu isura irahinduka nawe urabyumva ikintu yarakoze kuko yabonye kuko icyo akoze kitagezweho ndagira ngo nawe n'ubu nyine nawe karanumva nubwo utashobora kumuvuga ariko nawe niyo mbivuga gutyo ubuhamya nawe azi uko byagenze kandi araharara cyariho kandi mwifuriza umugisha w'Imana Imana ikomeze imurinde azarame kugira ngo azobone ukuboko kw'Imana kandi nawe azahinduke tuzojane mu ijuru ntagasigare kubera ko nawe siwe ni satani kuko satani niyikora bibi niyo yamwohereje ariko we ni mwiza ni umuntu mwiza cyane Imana imuhe umugisha kandi Imana imuhe guhinduka kandi Imana imuhe kuzabona Imana urakoze cyane nshuti y'umusaraba kuba wabashije kubohoka ukatubwira ubuhamya bumeze gutyo bushobora gufasha abantu reka nanone dusoza ubwira abanyamuhamagaro ko iyo Mana ya Aline ikiriho iyo Mana ya Aline nawe ishobora kumukiza ikamurinda isumu ikamurinda impanuka kugeza ahagara ku muhamagaro wiwe reka ugira icyo uvuga ugira icyo ubwira abadukurikiye tuja gusoza ubabwira ibibazo tugenda duhura nabyo Imana ibidutegeye amaboko Imana ibidutegeye umugongo Imana ibidutegeye amaboko kugira ngo tubashe gutsinda biriya byose bigenda bitwitambika imbere muri bimwe nagiye mvuga ikintu nabwira abantu banumva ni ukudacika intege mu muhamagaro ni ukudacika intege mu muhamagaro abantu benshi bazi ko gukorera Imana ari ibintu bisanzwe ari ibintu byoroheje ari ibintu mbese ashika akumva ageze mu bisubizo ariko umuhamagaro w'Imana harimo ibibazo byinshi n'intambara ikintu nabwira abantu bankurikira n'abantu bazabumva ibiganiro zaganira n'ibintu uzavuga bihangane kandi bakomere babyiganye kugeza bageze ku muhamagaro ntabwo tuzagera ku muhamagaro ariko twageze mu byiza gusa ahubwo tugera ku muhamagaro ariko twabyiganyije twakubita imisozi tukarenga ibibazo byinshi tukagera mu bisubizo umuhamagaro uragoye ariko bakomere ibyo byose nagiye mbigeraho Imana igenda indinda Imana yarambwiye ngo nzakurinda n'ubu nyine ni kwibwira nzakurinda hari impfu nyinshi ziba zaratambukanye ariko Imana yarambwiye ngo nzakurinda ntacyo uzaba n'ubu ni kwibwira
Imana kandi dukomeje ibibazo suko birangiye ariko umuhamagaro w'Imana urakomeje bakomere kabisa tuzagere ku ntego urakoze cyane nitaingia lango lake na sifa moyoni nitaingia kwa shangwe kuu nitasema ni siku njema Bwana ameifanya nitafurahi kufika mbinguni nitaingia lango lake na sifa moyoni nitaingia kwa shangwe kuu nitasema ni siku njema Bwana ameifanya nitafurahi kufika mbinguni tutawaona ndugu zetu manabii wote hata mitume injio tutawaona tutakaa meza moja na Baba mbinguni sana nitaingia kwa shangwe nitaingia na kulake na sifa moyoni nitaingia kwa shangwe kuu nitasema ni siku njema Bwana ameifanya nitafurahi kufika mbinguni nitaingia na kulake na sifa moyoni nitaingia kwa shangwe kuu nitasema ni siku njema Bwana ameifanya nitafurahi kufika mbinguni amena amen Imana ibahe umugisha asante cyane murakoze kandi bagahagarara mu mihamagaro yabo kugira ngo Imana izabashe kwihesha icubahiro Imana iguhe umugisha urakoze cyane nakagaruka Imana iguhe umugisha kandi Imana ihe umugisha abadukurikiye kugira ngo muzaza mukomeza kureba ibi bintu byose tuba dukora cyangwa se izi video cyangwa se ubutumwa hirya no hino tugenda dukora shuti muvandimwe twagira ngo aho hasi ureba hari umutuku handitse subscribe cyangwa se abone wahakanda kugira ngo tuzaza dukomeza tureba ibintu tuba tubagezaho urakoze cyane Imana ibahe umugisha kandi iki kiganiro nikikunogera ugisangize n'abandi kugira ngo n'abandi nabo kibafashe kandi nabo kibahindure Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza cyane kandi turabashimiye abadukurikiye tukiri kuri kamera twagira ngo mu by'ukuri umwanya tumaranye Imana ibahe umugisha kwihangana Imana ibahe umugisha nanone n'abazadukurikira kugira ngo bazakomeze banogerwe cyangwa se bafashwe n'izi ndirimbo nziza turirimbiwe n'umuririmbyi Aline Imana iguhe umugisha amen urakoze cyane Muri